turabamukije cyane amahoro y'Imana bane namwe. We greet you, may the peace of God be with you. Nukuri turanezure muri aka kanya kubw'igihe kiza tubonye. We are truly happy for this beautiful moment that you've been given. Igihe kiza cyo kuganira namwe ijambo ry'Imana. A beautiful moment to discuss with you the word of God. Burya ijambo ry'Imana nibwo buzima bwacu. The word of God is our life. Hataramutse hari ijambo ry'Imana nta buzima. If there was no word of God, there would be no life. Niyo mpamvu Imana yandikishije iri jambo kugira ngo ritubere umurinzi. That is why God had his word written so that it can be our guidance. Muri aka kanya rero tugiye kuganira amagambo afite umutwe uvuga ngo abarinzi babi. The topic for this word of God today is bad watchmen. Abarinzi babi mbese babaye babi kubera iki? Why were the watchmen bad? Mbere yuko twigira mu kiganiro, before we enter into the discussion, mureke twiragize Imana dusenge. Let us first bring ourselves before God and pray. Data mwiza by'ingiro bizima soko y'amahoro, twongeye kugushimira kubw'ubuntu bwawe n'uburinzi bwawe ubane natwe. Byiringiro bizima abana bawe tuje imbere yawe, turakwinginze ngo uduhe kuba abarinzi beza kandi bikwiye uduhe n'abakwambaza abari buze kumva iri jambo ubabashishe kuryumva no kurisobanukirwa. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Father God Almighty, we thank you for this beautiful moment that you have given us. We thank you for allowing us to be before you, Father. We ask you to cleanse our hearts, our bodies, and our souls before we say anything in front of your people, God. As we are before you, Lord, we ask that what we bring to your people is of great use, Lord. May they not only keep it in their hearts, but may it also bear fruit in them to do what your word asks them to do, Father. May they understand it as you have planned it to be. For them to understand it, may your will be done, God, Lord. This we pray in your holy name, Jesus Christ. Amen. Amen. Nkuko twabivuze turi kwigana amagambo afite umutwe uvuga ngo abarinzi babi. As we have said before, we are discussing the word of God that's got the title Bad Watchmen. Iki cyigisho turaza kugisanga mu bitabo bya Bibiliya bigiye bitandukanye. We find this teaching, preaching, or discussion in various books in the Bible. Turaza gusanga iki cyigisho turi buze kukibona muri Ezekiel. We find this in Ezekiel. Turaza kugisanga muri Yesaya, Isaiah, urwambere rw'Abatesalonike, 1 Thessalonians. Nituza gusoza turasoreza muri Amose. And we will end off in Amos. Tubifurije kuza gukurikirana Yesu abagiriye neza. We wish you to follow us. May God bless you. Ariko tugiye gutangirana n'ijwi ry'umwungeri utabaza. But we will start off with the voice of a shepherd that is crying out. Aratabaza afite intimba avuga ngo, he cries out with sorrow saying, nimungarurire intama zanjye zigaruke aho zahoze. Bring back to me my sheep so they can come back where they were. Kuko zaragiye ziva aho zari ziri zijya kure. Because they have left where they are and went far. Uwo mwungeri murumva ko afite ikibazo. You hear that shepherd has a problem. Mu gutabaza hari abari kumwumva. In crying out, there are some who hear him. Kandi barashaka kumufasha. And they want to help him. Baravuga bati, they say, mureke tumutabare. Let us help him. Tumugarurire izo ntama. Bring back to him his sheep. Aho zahoze. Where they have always been. Ariko umutabaza. But the one who's crying out. Aravuga ati intama zanjye zigeze kure cyane. Says my sheep are very far. Nukuri zigeze ahantu zishobora no gutakaza ubuzima. Truly they're at the point where they might even lose life. Ariko ndabinginze muzingarurire. But I beg of you, please bring them back to me. Ese nshuti yanjye wumvisijwe iryo jwi nawe watabara? Hence, dear friend, if you heard that voice, would you come to help? Nukuri ndakwinginze nawe gerageza ugarura intama mu cyanya cyazo. Truly I beg you,
I beg of you to also truly bring the sheep back into their place. mbere yuko dukomeza tuvuga iby'izi nama mureke dusome muri Ezekiyeli igice cyaho cya 3 ku murongo wa 18 n'uwa 19. Before we continue with the lost sheep and the shepherd is crying out, let us first read the word of God, which we find in Ezekiel chapter 3 verse 18. Ezekiyeli igice cyaho cya 3 ku murongo wa 18 n'uwa 19 hari amagambo meza avuga atya. Ezekiel chapter 3 verse 18 to 19, the word reads, ariko afite umutwe uvuga ngo Uwiteka agira Ezekiyeli umurinzi. Its title says, Ezekiel's task as watchman. Mureke dusome. Let us read. Ku murongo wa 18. Chapter 18. Imana Verse 18. Imana yaravugaga iti. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. But if you do warn the wicked person, and they do not turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sin, but you will have saved yourself. Imana iti nimbwira umuntu gupfa uzapfa, uwo muntu ntazabura gupfa, ariko we nutamubwira kureka iby'ibyaha bye no kwihana agapfa agapfira mu byaha bye utarigeze umuburira agapfa apfiriye mu byaha, amaraso yiwe nzayakubaza. Ku murongo wa 19 ho haragira hati, ariko numuburira ukamubwira kuva mu byaha bye ndetse ukamuburira no kureka iby'inzira ze mbi, uwo muntu akinangira agapfa, ntago nzaguhora amaraso ye, uwo muntu azazira amaraso ye, ariko wowe uzabukijije ubugingo bwawe. Amen. Turakomeza tuvuga kuri iki cyigisho. Uwiteka yatanze umuburo. We continue with the discussion. God gave out a rule, ariko abinyuza kuri Ezekiyeli, but he sent it through Ezekiel. Aramubwira ati ndakwinginze abantu babwire kureka iby'ibyaha byabo. And told them, I beg of you, encourage people to leave their sins, to stop sinning. Ariko nutababwira abantu bagapfira mu byaha nzabikubaza. But if you don't tell them and my people die through their wickedness or while doing their sins, I will ask you about their lives. Ariko nubabwira bakinangira bakanga kukumvira bagapfa, amaraso yabo ntabwo uzayabazwa. But if you tell them and they refuse to listen, their blood will be not counted on you. Ndakwinginga rero mugenzi wanjye, I beg you, my friend. Uyu munsi byabwiwe Ezekiyeli. This day it was told to Ezekiel. Ariko uyu munsi wa none ni wowe uri kubwirwa. But on this specific day, you are the one who's being spoken to. Inshingano yahawe uyu munsi ni wowe uzifite. The duties he was given is given to you today. Niyo mpamvu ndi kukwinginga kugira ngo ube umurinzi mwiza. That is why I urge of you to be a good watchman. Kuko inama zaragiye ziva mu zindi zigera kure. Because some sheep left and went far from the others. Kubera abarinzi babi. Because of bad watchmen. Batigeze bazitaho. Who never cared for the sheep. Niyo mpamvu inama zagiye. That is why the sheep left. Niyo mpamvu umwungeri ari gutabaza. That is why the shepherd is crying out. Niyo mpamvu umwungeri amaze kubona ko zagiye. That's why after the shepherd saw that they had left, yahise ashyiraho umurinzi. He immediately put a watchman. Ezekiyeli aragirwa umurinzi kugira ngo arinde izo nama. Ezekiel was made the watchman so that he can look after the sheep. Ariko igihe cya Ezekiyeli cyararangiye, uyu munsi ni wowe. But Ezekiel's time is past. Today it's you. Niba ugize ibyo ushinzwe bicunge neza. If you have been given any duties, responsibilities, please look after your duties properly. Nimburi pasteri yobora itorero neza. If a pastor, lead your congregation well. Kuko icyo ni Imana ishaka. Because that is what God is looking for. Turakomeza dusoma amagambo ababaje cyane. We continue reading sad
very sad words, aboneka muri Yesaya igice cyaho cya 56 which is found in Isaiah 56 ku murongo wa 10 n'uwa 11 from verse 10 to 11. ni amagambo ababaje cyane. It is very sad words Avugwa n'umwungeri. that is being spoken by the shepherd. Wa wundi wabuze intama ziwe. That same shepherd who lost his sheep Akaba yarazanye abagaragu noneho kugira ngo bacunge intama ze. and had brought servants to look after his sheep. Ariko agahinda afite n'akabagaragu baje. But the sadness, the sorrow that he has is of the servants that he brought. Aravuga ngo n'abagaragu baje ngo ariko nta mumaro bafite. He says he brought the servants but they are useless. Kubera ko abagaragu ngo bafite amaso ariko ntibabona. Because those servants have eyes but they don't see. Yagiye kubagereranya abagereranya nk'imbwa z'ibiragi. He compared them to dogs, to deaf dogs Zitabasha kumoka. that cannot bark or hear. Abo nibo barinzi afite. Those are the kind of servants that the shepherd has. Ese abarinzi bameze uko nguko hari icyo bakora? Is there any use of such servants? Ndakeka abarinzi nk'abo ntacyo bakora. I am guessing that such watchmen are useless. Dusoma dukomeza. We continue reading. Yesaya igice cya 56 Isaiah chapter 56 ku murongo wa 10. verse 10. Abarinzi be ni impumyi. Israel's watchmen are blind. Bose ntacyo bazi. They all lack knowledge. N'imbwa z'ibiragi They are all mute dogs. zitabasha kumoka. They cannot bark. Bararota bakaryama. They lie around and dream. Bagakunda guhunikira. They love to sleep. Ni koko n'imbwa z'ibisambo. They are dogs with mighty appetites. Zidahaga. They never have enough. N'abungeri batabasha kumenya. They are shepherds who lack understanding. Bose bateshuka inzira bakajya mu yabo. They all turn to their own way. Bakajya mu yabo ubwabo. They seek their own gain. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwe. Come, each one cries, let me get wine. Nimunyumvire abungeri uwo mwungeri afite. Let us drink our fill of beer, and tomorrow will be like tomorrow will be like today, or even far better. Abo nibo bungeri umwungeri afite. Those are the kind of shepherds that the shepherd has. Ndagira ngo ngusobanurire yuko uyu munsi Imana ifite ikibazo cy'abungeri bameze nk'uko. I want to explain to you today that God has shepherds like that today. Imana ifite abakozi bayo bari mu murimo ariko badakora ibyo bakwiye gukora. Today God has servants who are in his ministry, who is doing his work, but they're not doing what they're supposed to be doing. Umwungeri nicyo kibazo afite kuko n'abari gucunga intama ze ntago babasha kubimenya. That is the problem the shepherd has, because even those who are watching after his sheep do not notice this problem. Niyo mpamvu umwungeri atabaza avuga ko intama ziwe zagiye. That is why the shepherd cries out, saying that his sheep have left. Nyiri intama uyu munsi arashaka abungeri bashya. The owner of the sheep today is looking for new shepherds. Arashaka abarinzi bashyashya. He is looking for new watchmen Bazabasha kumumenyera intama ze. who will be able to look after his sheep. Bazamenya ko zihari cyangwa zagiye. Who will know whether they are still intact or they've gone astray. Niba uri pasiteri, If you're a pastor, niba uri umushumba, whether you are a priest or an elder in the church, cyangwa se urundi uwo ari we wese, or you are of any title in the work of God, wenda uri umudiyakoni, whether you're a deacon, aho ngaho hari ibyo ushinzwe. you have duties in that specific area which you work in. Icyo dushaka gusobanura neza, What we want to clearly lay out, intama ziri kuvugwa aha ngaha, the sheep that are being spoken about here ntago ari intama nk'izindi ntama tuzi. is not any normal type of sheep.
ahubwo n'ubwoko bw'Uwiteka buri kugenda bugenda abari babushinzwe bakaba batabyitayeho. But it is the people of God who are going astray, and those who have been made responsible for them do not even know that they are going. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari gutaka atakira kure. That is why Jesus Christ is crying out and crying out from afar. Kubera ko ari kubona abantu bari kugenda bajya kure. Because he sees that people are going far away from him. Ari kubona yuko abantu batari mu myanya yabo bari kugenda bajya kure. He sees that people are not in their rightful places, they are rather going away from him. Niyo mpamvu ari guhamagara abarinzi bashya. That is why he calls out new watchmen. Niyo mpamvu ari guhamagara abakozi bashya. That is why he is looking for new servants. Kubera ko abakozi yari afite ari kubona ntacyo bamaze. Because he sees that the servants that he had are of no use. Muri Yesaya yabivuze. He said it in Isaiah. Yavuze ati ni impumyi. That they are blind. Ntibabona. They don't see. Ntibashaka kumenya. They don't want to know. They don't want to acknowledge ibibera mu itorero. What happens in the church. Ntibashaka kumenya abo basengana. They don't want to know those who they pray with. Ntibashaka kumenya nimba baje cyangwa bataje. They don't want to know who was present and who wasn't. Ntibashaka kwigisha cyangwa se ngo bafashe. They don't want to teach or to help. Ahubwo barashaka gufashwa. But they want to be helped. Barashaka gufashwa nabo bagafashije. They want to be helped by those who they are supposed to help. Nukuri birababaje. Truly it is said. Niba uri umurinzi, if you are a watchman, ukaba umeze gutya, and you are like that, you have those characters, isubireho. Truly, please think again. Kubera ko Imana yaguhereye ubuntu. Because God has given to you for free. Ijya kuguhitamo hari benshi yari gutoranya. When he chose you, there were so many other options. Ariko yahisemo wowe kugira ngo yikorere mu gihe nk'iki. But he decided to take you to work for him in such times. Nukubera tudashaka gukorera Imana. Why don't you want to work for God? Turakwinginga ukorera Imana by'ukuri. We beg of you to truly work for God. Garuka mu mwanya wawe wikorera inyungu. Come back into your place. Do not look for profit. Ku murongo wa 11 muri Yesaya haravuga ngo ntibashaka kunkorera ahubwo barashaka iby'inyungu. Isaiah 11 truly reveals that it says they do not want to work for me, but they rather want profit. Icyo nicyo kibabaje Uwiteka. That is what saddens the Lord's heart. Mu rwambere rw'Abatesalonike, 1 Thessalonians, ku murongo waho wa 4, in ku murongo waho wa 4 and 4 verse 4, hari amagambo meza cyane. these very beautiful words. Aya magambo niyo ngira ngo tuvugeho. These are the words that I want us to discuss. Kuko na amagambo y'umunezero. Because it's words of joy. Nubwo bimeze gutya, Even though it is like that, dukwiriye kwihangana. we should persevere and be patient Tugakorera Uwiteka nta nyungu. and work for the Lord with no profit. Kuko gukorera Uwiteka mu by'inyungu ntago tuzahembwa. Because working for the Lord expecting profit, you will not get the profit that you're looking for. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo, The word of God says, nimugirira neza abo muzi ko bazabitura. if you do good for those who you know will do good for you in return, Ingororano zanyu muzamuzibonye. you will have received your rewards. Nta ngororano muzaba mu ijuru. You will be waiting for no reward from the kingdom of heaven. Menya ubwoko bw'Imana nta kiguzi. Know the kind of God and with no bribery. Mu Batesalonike igice cyaho cya rwambere rw'Abatesalonike, 1 Thessalonians ku gice cyaho cya 5, chapter 5 ku murongo waho wa 4 n'uwa 5, verse 4 and 5. hari amagambo meza cyane. These very beautiful words. Amagambo meza cyane. Really beautiful words. Aravuga ati ariko mwebweho bene data, It says, but you, brothers and sisters, ni muri abana b'umwijima, are not in darkness, ngo uwo munsi uzabatungure so that this day should surprise you nk'umujura. like a thief. Kuko mwese muri abana b'umucyo, You are all children of the light, abana b'amanywa, children of the day. nituri ab'ijoro We do not belong to the night cyangwa b'umwijima.
or to the darkness. nuko rero twe So then let us gusinzira twe gusinzira nk'abandi, So then let us not be like others ahubwo tube maso, who are asleep, but let us be awake twirinde ibisindisha, and be sober. kuko abasinda basinda nijoro. For those who sleep, sleep at night. Twirinde ibishuko ibyo ari byo byose, And those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober. Uwiteka niko adusaba. Putting on faith and love as a breastplate. That is what the Lord seeks from us. Uwiteka aradusaba kuba maso. God wants us to be alert. Arasaba abungeri n'abarinzi bose kuba maso. He wants all shepherds and watchmen to be alert. Mu byo bakora babe maso. Through what they do, they should be alert. Bakorera umwami nta kiguzi. They should work for the Lord expecting no rewards or profit. Hari abanga gukorera Uwiteka ngo kubera ko batabonye peteroli ibajyana aho bari kujya. Some refuse to work for the Lord because they don't have petrol to take them where they're supposed to go. Kubera yuko urusengero bajyaga gutangaho ubutumwa ngo rudafite amazi yo kuza kubaha ngo barangije yo kunywa. Because the place of worship where they were doing the work of God does not have water to give them after their work. Izo ni za nzitwazo. Those are the same old excuses. Nukuri izo nzitwazo ntizikenewe. Those excuses are not needed. Nta nubwo Uwiteka izo nzitwaza zishaka. And God does not want those excuses. Nshuti muvandimwe, Friend, brethren, let me tell you one thing. birashoboka ko waba usengera mu itorero ryiza, It is possible that you pray in a very nice church, itorero ryubahiriza amategeko yose y'Imana, a church that respects and abides by all the rules of God, ariko ryarashyize kure nyir'amategeko. but that has put the owner of the rules, the judge of the rules, far from themselves. Ibyo ntacyo byaba bimaze. That is very useless. Birashoboka ko waba warize amashuri menshi, It's possible that you might have went through a lot of schools, education, yitirirwa amashuri y'iyobokamana, that is named theology school or school of Bible, ukaba warahuguwe ku by'ijambo ry'Imana, and you've been taught about the word of God, ariko uyu munsi wa none ukaba udakurikiza iby'Imana. but to this day you do not follow God's word. Iki ni igihe cyo kwisuzuma. This is the time to check yourself. Ni igihe cyo kwimenya. It's time to know yourself Ukamenya nimba ukora koko iby'ukuri. and know if you are doing what is true, Ukamenya nimba Yesu Kristo waramwakiriye. and know whether you've accepted Jesus Christ. Nimba atari ibyo uri kwibeshya. If that's not the case, then you are lying to yourself. Kuba waba uri mu rusengero ruzwi si cyo kizaguhesha ubugingo. Being in a well-known or famous church is not what's going to give you life. Kuba wubahiriza amategeko y'Uwiteka ariko Uwiteka utamuzi, ibyo si byo bizaguhesha ubugingo. Abiding by God's rules or commands, but you don't know God, is not what's going to give you eternal life either. Korera Uwiteka ugifite ubugingo. Work for God or you live life. Kandi ukorera Uwiteka nta nyungu nta ndonyo utegereje. And work for God with no expectance of profit. Ibyo nibyo bifite agaciro. That is what has value. Nurangiza wihana ibyaha byawe. And then repent your sins. Kandi niwihana wihane wihannye. And if you repent to leave, We- to forget, to stop doing. We gusubira mu byaha. Do not repeat your sins over. Igihe cyiza cyararangiye. The good times are over. Igihe cy'umunezero cyarashize. Times of joy are over. Niyo mpamvu turi mu gihe cyo kugira ngo dukorere umwami tutajenjetse. That is why we're in the days of working for the Lord with no hesitations. Niba udakeneye kwita kubizera uyoboye va mu murimo. If you do not feel the need to look after the believers that you are leading, then leave it. Nimba ukeneye ibyo kugutunga biturutse mu murimo w'Imana bivemo. If you're looking for something for survival from the work of God, then leave it. Kuko Imana y'ubwayo yatanze isezerano. Because God himself gave a promise. Yatanze isezerano ry'uko abayikorera batazicwa n'inzara. He gave a promise that says that those who work for them will never
die of hunger. kandi n'abana be ntibazigera basabiriza. And his children will never beg. Sinzi impamvu rero usaba kugira ngo ukore umurimo w'Imana. I don't know why you want to ask. You are groveling or begging in order to do the work of God. Kubera ko amasezerano twarayahawe. Because we have been given the promise. Reka dukorere Uwiteka. Let us work for the Lord. Mureke tuba abakozi nyabakozi. Let us be true workers, true servants. Ibyo nibyo nabasaba. That is what I would really love to ask of you. Kwegera ku musozo. As we come to the end, mu gihe cyo hambere, in the prior days, hahozeho itorero ry'intumwa. There was a church of disciples. Iryo torero ry'intumwa ryabanaga n'abantu bose amahoro. The church of disciples lived with everyone peacefully. Uko babaga bari babaga baha. As they always had one heart. Ariko umunsi wa none ntago tumeze nk'itorero ry'intumwa. But this day we are not like the church of disciples. Kubera yuko uyu munsi usanga dusenga dufite n'ibyo dupfa. Because today you find that we pray with conflict between us. Ntibishoboka rero ko tuzongera gusukirwa mwuka wera icyarimwe nk'uko byagenze ku ntumwa. Therefore it is not possible for us to be given the Holy Spirit as it happened before with the disciples. Niyo mpamvu umunsi wa none umuntu wese akwiye kwegera Imana ku giti cye. That is why today everyone needs to reach to God on their own. Kubera ko muri iki gihe Imana igiye kujya yitoranyiriza abakozi bayo umunsi ku munsi. Because during these days God is going to choose his servants day by day. Abakozi babi igenda bakuramo. And he will remove the bad servants. Kuko iyabatoranyije no kubakuramo izabakuramo. Because the one who chose you might as well take you out. Iri ni ijwi ry'Uwiteka. This is the voice of God. Ntubikeke ko ari by'umwana w'umuntu. Do not assume that it is of the child of flesh. Twasabye Uwiteka ngo abe yiyoborera. We asked the Lord to lead this before we started. Tugeze ku musozo. We've come to the end. Igihamya cya nyuma. The last witness or aid kiraboneka muri Amose igice cyaho cya 3. is found in Amos chapter 3. Ku murongo waho wa 7. Verse 7. Nukuri Uwiteka ni urukundo. Surely the sovereign Lord does nothing. Nukuri Uwiteka ni urukundo. Truly God is love. Niyo mpamvu nta nicyo azigera akora atatubwiye. That is why he will not do anything without letting us know. Abahanuzi cyangwa se abigisha cyangwa se abakozi b'Imana banga kumva. Prophets, priests, preachers, or servants of God who refuse to listen. Hari igihe bazabura inzitwazo. There will be a time where there will be no excuses. Kubera ko Imana yarabyivugiye. Because God said it himself. Irivugira ati ngewe ntacyo nzakora nahishuriye abahanuzi banjye. He said himself that there is nothing he will do without revealing it to his prophets. Dusoma neza. We read muri Amose in Amos igice cyaho cya 3 chapter 3 ku murongo wa 7 verse 7. Dusoza haravuga ngo Ending it says, Nukuri Uwiteka Imana surely the sovereign Lord ntizagira icyo ikora does nothing itabanje guhishurira abagaragu bayo without revealing his plan to his servants the prophets. Babahanuzi ibihishwe byayo. The prophets of his plan. Ese yo mwanga gukorera Imana? When you refuse to work for God, mwibwira ko muzabona urwitwazo? do you think you will have an excuse? Nta rwitwazo ruzaboneka. There will be no excuse. Mureke dusengere gukora umurimo w'Imana. Let us pray for the work of God. Kandi Yesu abashyigikire muri byose. And may God support you in everything. Nukuri Uwiteka abere byose muri byose. Truly may God be everything for everything and everything for you. Nibyo twabifuriza muri uyu mugoroba. That is what we wish for you in this night. Data mwiza byiringiro bizima soko y'amahoro, amagambo yawe atweretse yuko inama zazimiye kandi ukeneye abakozi bagomba kuzigarura bakanazirinda. Twe twahawe
iby'uyu murimo kugira ngo Uwiteka twamamaze inkuru nziza yo kugaruka kwawe. Duhe imbaraga kandi dukoreshe muri byose ibikwiye Mwami, utwongerere ubumenyi ndetse n'ubushobozi bw'ubwami bwawe. Turinde kwishyira hejuru, turinde kwibona, turinde gukorera indonke, maze Mwami Imana ubwo uzagaruka tuzishimire kugusanganira. Mwami, humugisha abakozi bawe hirya no hino ku isi, ubahe kugukorera by'ukuri, ubarinde kwikanyiza, ubarinde kwiremereza, ubagirire neza, ubamanukire. Imbaraga yawe n'umwuka wera mvajuru bizeye babere byose, babashe gukora umurimo wawe uko ubishaka. Data mwiza rero, twe nk'abana b'abantu turasaba, iyo tugiye gushyira mu byo twifuza biba icyaha, ahubwo ibyo ubona Mwami Imana bidukwiye, ibyatuma twitwa abana bawe, bideye n'abakwambaza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Father, Lord God Almighty, we come before you as we end off our preaching for the day. Father, we ask that, Lord, what we've just heard, what your word just told us, Lord, may not only be a covenant within us, Father, but also bear fruits, Lord, in order to do your work properly, Father. We know, Lord, we're not perfect in your eyes, Lord, because we are on earth, we sinners, Father, Lord God. But as we know you, Father, you do not hate the sinner, but rather hate the sin, Father. So we ask that you protect us from any evil plans of the devil, Lord God Almighty. We rebuke anything of the devil, Father, Lord God Almighty. We ask, Father, Lord God Almighty, that you help us, Father, to bring all your sheep that have gone astray, Father. We ask that you make us good watchmen, Father, over your sheep, Father. We ask that you become content with the way we do your work, Father, Lord God Almighty. Protect us from having pride within your work, Father, Lord God Almighty. Keep us, Father, keep our hearts pure, and keep our hearts from wanting to work for profit in your work, Lord God Almighty. May what we do, Father, not only be of benefit to us, Father, but also to the entire world, as you have made us fishers of men, Father, Lord God Almighty. This we ask in your holy name that enables us to do everything, Father. Amen. Amen.